nyemerera uno munsi tuganire ikiganiro mbazaniye buri wa mbere tuganira ku bijyanye n'iterambere rya muntu, personal development, how successful people think. Ni gute abantu like bateye imbere cyangwa se bari mu murongo njyabukire, umurongo w'iterambere, umurongo wo guhirwa, abantu bagezeyo, abantu babaye successful, ni gute batekereza? Ese batekereza nk'abantu bataragira ikintu bageraho? Abantu bagize ikintu bageraho batekereza nk'abantu batagize ikintu bageraho? Kuki bavuga ngo umukene like ibitekerezo cyangwa se uburyo atekereza biba birimo ubwoba, biba birimo impungenge, ariko umukire uburyo atekereza afata risk, afata iki, donc uri successful ntabwo bagira. Ibyo biterwa n'iki? Tugiye kubisesengura, tugiye kubyumva twifashishije science y'imitekerereze ya muntu yo ibisobanura gute. Abantu bagezeyo, abantu bakize, abantu bageze ku musaruro w'ibyo bakora, kuki bundi batekereza gute? Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Ni gute bitwara mu bibazo? Iyo bari mu bibazo bitwara gute? Ese ubundi bahura n'ibibazo? Iyo bahuye nabyo babyitwaramo gute? Kuki iyo umuntu like iyo umukene ari mu bibazo ubona atitwara kimwe n'umukire? Kuki umuntu wize atitwara nk'umuntu wize? Donc kuki buryo ibibazo bahangana nabyo bitandukanye? Iyo mitekerereze rero niyo tugiye kuganira hamwe mu ngingo zigera muri 5 nk'ibisanzwe ikiganiro cyacu Psychology for Better Life. Wibutsa ko iyo ushaka kuvugana n'umutherapist turatwandikira unyuze kuri address tuba twahize muri description, hanyuma tukaguhuza n'umutherapist waba ufite ibibazo bijyanye n'amarangamutima, ufite ibibazo bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, ibibazo bijyanye n'imibanire, ibibazo byose like inama, inyunganizi, counseling, ibyo byose tugenda tugufasha ukabona ubufasha mu buryo bukoroheye. So nkwibutsa gukora subscribe muri imbuto arayikora kandi kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. So nk'ibisanzwe nge mubana mu biganiro byose n'ubundi tubategurira hano, ndi Muhire psychologist. Yes, hello, hi Rwanda, reka nongere basuze kandi mbahe ikaze mwebwe mwese mudahwema gukurikira Muhire PsychActor. Ni ikiganiro cyacu Psychology for Better Life gitambuka nyine hano kuri channel yanyu, channel yacu. Ni channel itambukaho byinshi bigaruka ku buzima bwo mu mutwe kuva kwa mbere kugera kwa gatanu. Tugenda tuganira ku ngingo zitandukanye zidufasha kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe. Nyemerera ngaruke mu kanya noneho twinjire mu kiganiro cyacu turebere hamwe how successful people think. Ni gute abageze yabagafasha bageze ku musaruro, abantu bamaze gutera imbere, ni gute batekereza? Ndagaruka mu kanya. They see challenge as opportunity to grow. Babona ibibazo, babona imbogamizi nk'amahirwe yo gukura, nk'amahirwe yo gutera imbere, nk'amahirwe yo kugera ku bindi bintu bya danger birenze. Successful people do not expect life to be easy. Instead of giving up when they face setbacks, they ask themselves, what I can learn from this? In Rwanda n'ahandi hose mu isi, many entrepreneurs, professionals and students succeed because they treat failures as reasons rather than permanent default. Iki ni ikintu gikomeye hano buri wese akwiye kumva. Ntago abantu bagafashe cyangwa bagezeyo cyangwa bateye imbere, ntago ibibazo babibona nk'ibigeragezo cyangwa ibintu bigiye kubarimbura. Nta nubwo biba biteze ko ubuzima iteka buhora ari bworoshye cyangwa se buhora bushoboka cyangwa ari bwiza. Baba bazi ko iteka iyo haje ibibazo, iyo like iyo ubuzima butameze neza, babibona nk'amahirwe yo kugira ute, yo kuba bagira ute, yo kuba bakomeza bagashaka ibisubizo, bakiga. Imbogamizi bazibona nk'amasomo kuruta uko bazibona nk'ibintu bigiye kubarimbura burundu. So icyo ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu wamaze gutera imbere cyangwa se wamaze kugira hagera arusha umuntu utaragira hagera. Mu gihe abataragira ahantu bagera bo, iyo ibibazo bije bikomeje kuza, bagira ngo bararimbutse cyangwa se ibintu bigiye kubarangiriraho. Nyamara
ahubwo ubundi byakabaye amasomo yo kugira ute yo kwiga uburyo bushya cyangwa se strategy zo gukomeza guhangana gushaka ibisubizo by'ubuzima. Ikintu hano ukwiye kumenya, a growth mindset turns obstacle into opportunities for improvement. Umuntu ufite imitekerereze yagutse, of course muri babandi bamaze gutera imbere nibo bikunze kubaho nyine niko batekereza, akenshi bo ibyo amagorane cyangwa se ibigeragezo bahura nabyo mu rugendo rwabo rw'iterambere bihita biba opportunity, bihita biba amahirwe yo kugira ute yo kunoza cyangwa se yo kugira ibindi bongera mu byo bakora byabo, ibintu bikagira ute ibintu bikagenda neza cyane. Ikintu cya kabiri cy'ingenzi, they focus on long term goals instead of short term comfort. Abantu bamaze gutera imbere, abantu babaye successful, ntago bita cyane ku mutuzo w'akanya gato, like abonye wenda karaka k'ibihumbi 500 ahisa anyurwa nabyo wenda ararekeye. Oya, iyo abonye ako karaka kamuhereza amafaranga runaka, ashobora kuba 500, ashobora kuba 100, ashobora kuba 50, ahita bibyaza umusaruro. Donc ababonye intambwe yo guheraho kuruta uko abona ko ageze ku gisubizo yarategereje. Abenshi hari igihe umuntu aba afite utubazo akumva ko agiye kwita dukemura bikarangirira aho ngaho. Oya, the successful people, aba bantu bamaze gutera imbere cyangwa bafite zino mindset zo gutera imbere, bo iyo abonye amahirwe matoya ayabyaza umusaruro mu buryo burambye, areba ku nyungu cyangwa se iterambere rirambye kuruta uko areba hahandi hatoya cyangwa se bimwe bya hafi ahangaha bishobora kumuha umutuzo w'akanya gatoya. Successful people are willing to sacrifice temporary pleasure for future success. They invest time in education, developing skills, saving money, and building meaningful relationship instead of chasing quick rewards. Hano icyo bishatse kutubwira nuko aba bantu bamaze gutera imbere cyangwa se bari successful, bafite mindset ziterambere zo gutera imbere, baritanga. Donc bashobora kuba barabya akanya gatoya, ashobora kubaho yigomwa bimwe byiza, yigomwa ubuzima buryoshye by'akanya gatoya, ariko yiteze ko ejo hazaza hazamuryohera birambye cyangwa se azahabona iterambere rimusunika igihe kirekire. So akenshi uzasanga umwanya wabo bawumara bategura wenda mu kwiga ibintu bishya, mu gukuza impano zabo cyangwa se ubumenyi bafite, mu kuzigama se cyangwa se mu kubaka imibanire myiza n'abandi, kuruta uko bareba muri twa tuntu twita turangira, ahuye n'umuntu like yishimiye by'akanya gato ariko bitarambye, abonye udufaranga tugerageza kuba twinshi ariko tuhita dushira, nta tubyajemo ikindi kintu wenda kizaramba, ntahaye umwanya wenda kwiyungura ubumenyi cyangwa kwiga ibintu bishya. Usanga rero umuntu uri successful cyangwa se uzaba successful, ibyo ngibyo rwose byo kuba yakwizerera mu bintu bya nonaha atabikozwa. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi, they take responsibility for their choice. Akenshi umuntu uri successful, abantu bari the successful people akenshi bakunda kwishyiraho inshingano, ntago bakwepa inshingano. Usanga mu bushobozi bwabo cyangwa se uko bashoboye bagerageza kwitanga cyangwa se kugaragara mu bikorwa runaka bagomba gukora. Akora icyo agomba gukora rather than blaming circumstances. Successful people ask themselves what they can control. Even when life is unfair, they focus on improving their skills, decisions, and actions instead of waiting for others to solve their problems. Nago bakunze kutegereza abandi ngo babakemurire ibibazo. Uko ashoboye aragerageza, ntagakwepa ibibazo ahubwo akabifesinga agahangana nabyo. Uyu muntu aba ari more successful mu buzima. Uzasanga rero n'iterambere arigeramo vuba. Kubera iki? Kubera ko ntagatinya ibibazo, agerageza kubikemura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ikintu ubundi hano ukwiye kumenya kibitera kwiha inshingano cyangwa se kudakwepa inshingano, akenshi bikongerera confidence, binakwereka ko ushoboye. Kubera ko iyo nimba hari akantu uri kurwana nako mu buzima bwawe,
mu rugendo urimo rw'iterambere rugoye ukabona hari ibyo uri kurwana nabyo ukabona uri kubitsinda cyangwa se uri kubibasha, bigutiza imbaraga, biguha umurindi wo gukomeza gupushinga, biguha umurindi wo gukomeza gusunika ukagera hehe, ukagera kuri rya terambere rinini uri gushaka kuba wagira ute wageraho. Ikintu kindi cy'ingenzi cya kane, the successful people, imitekerereze yabo, they keep learning throughout life. Barakomeza bakiga, ntago bajya barekera kwiga, ntago bumva ko bagezeyo ntago bumva ko bagezeyo bajya, ahubwo barakomeza bakiyungura ubumenyi, barakomeza bakamenya, bakiga ibintu bishya, bakiga strategy nshya, donc bakishyira muri ibyo bibazo kugira ngo nyine babyigiremo cyangwa se bashaka ibisubizo bibakundire. Successful people understand that learning does not end with graduation. They read books, they seek mentors, attend a training, run from feedback, and stay curious. In Rwanda cyangwa handi rapidly changing economy, ahandi hari gutera imbere nyine nk'ibisanzwe, continuous learning help people remain adaptable and competitive. Ibi ni ibintu nyine binazwa kenshi buriya n'abari mu myuga itandukanye nk'abaganga cyangwa abanyamategeko teka bahora bihugura, kubera ko nyine kugira ngo ubumenyi bukomeze bukure, updating, uhora wiga. So rero abantu bari the most successful people bahora biga, uzasanga basoma ibitabo, uzasanga bareba ibintu bishya, biga ibintu bishya kugira ngo bakomeze babe updated. Ikintu cya gatanu hano turi buze no gusorezaho, success is rarely achieved alone. Successful people surround themselves with supportive, honesty, and inspiring individuals who encourage growth and accountability. They also treat others with respect, knowing that trust and collaboration create lasting opportunity. Iki ni ikintu gikomeye cyane gikunze kuranga abantu bari bateye imbere cyangwa se bashobora gutera imbere. The most successful people usanga kenshi ntago gutera imbere biba bihagije, ntago byonyine bwabyo biba bihagije, ubu ugikeneye abantu, ubu ugikeneye abantu bari bagufasha, abantu bakwizera, abantu baguha imbaraga, abantu bagufasha mu iterambere ryawe nyine no gukura. Ikindi kandi barubaha, uzasanga abantu bari most successful mu buzima bafite ibyo bagezeho cyangwa bafite intumbero yo kugira ibyo bageraho, uzasanga bubaha, ntago basuzugura abandi, ntago bumva ko barenze cyangwa bari hejuru y'abandi. Uzasanga ari the most chilling person, peoples babasha kuganira n'abandi batajonjoye, babasha kujya inama n'abandi batajonjoye. Ibyo byose nibyo bikunze kuranga abantu bagira ute bazateye imbere. So aba rero bizerera mu kwizera abandi cyangwa se no collaboration, guhura n'abandi, guconnectinga n'abandi, kuko nibyo babonamo amahirwe adashira. Ikintu hano ukwiye kumenya, message yo gusigarana cyangwa se yo kugumana, success begin in the mind before it appear in your achievement. Iterambere cyangwa se kugera ku bintu runaka bihera mu mutwe. Cyo ni ikintu ukwiye kumenya. Mbere yuko abantu bazabona kuri umutunzi cyangwa ufite ubutunzi cyangwa se uri umuntu uzubwenge cyangwa uri umuntu udasanzwe, uri umuntu ufite ibyo yagezeho, banza nawe byiyumvemo mu mitekerereze yawe, banza bigaragaze mu bitekerezo byawe, mu buryo ujya inama n'abandi, mu buryo ugira inama abandi, aho niho bihera. Success ihera mu mutwe mbere yuko igaragara. People who think with purpose, take responsibilities, keep running, and persevere through challenge are more likely to build meaningful and lasting success in their career, relationship, and community. Anga ikintu bari kutubwira nuko buri abantu bakunze gutekereza bafite intego, abantu bakunze gufata responsibility, donc bakunze kudahunga inshingano, nimba ariko nabivuga. Abantu bakunze guhora biga biyungura ubumenyi, abantu bakunze guhangana n'ibibazo bakarwana nabyo. Abangaba bakunze kuba bagira ku iterambere rirambye ndetse ridasubira inyuma, bakunze kugira imibanire idasubira inyuma, idafeiringa, yewe na community ikaza yubakitse cyane mu buryo
budasanzwe. So guys, nakwifuriza kugira mindset nk'iyi ngiyi niba ushaka gutera imbere. Niba utaratera imbere ntugire ngo kugendera muri uyu murongo ntubikeneye cyangwa se uzabikenera ari uko wamaze gutera imbere. Ni ibintu utangira from the scratch, donc kuva kuri zero, kuva nta kintu urabona ugatangira ugira izi mindset cyangwa ubu buryo bw'imibereho, birangira iyo ugeze noneho kuri ya success itanasubira inyuma ahubwo ugakomeza ukajya mbere. This is Psychology for Better Life. Ni ikiganiro cyiza cyane tubagezaho inama, ibitekerezo, ubumenyi budufasha kubaho neza, kubaho ubuzima bwuzuye. Nge nk'ibisanzwe ndi Muhire psychologist. Hanyuma niba wifuza ko tuguhuza n'inzobere mu by'imitekerereze kandi watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri address twashyize muri description, hanyuma ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Nyemerera tugaruke mu bindi biganiro byacu, ikiganiro kigaruka ku bijyanye n'iterambere rya muntu naho kuwa mbere utaha. Ciao ciao.